Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 26. Bajya inama yo kwica Yesu. Nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa bati muzi yuko iminsi ibiri nishira hazabaho Pasika. Umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe, maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwaga Kayafa, bagira inama hamwe yo kushyushya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati twe kumufata mu minsi mikuru kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Yesu asigwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Yesu ari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe, umugore aza aho afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane, ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Abigishwa babibonye bararakara bati aya mavuta apfiriye icy'ubusa, ko yajyaga kugura impiya nyinshi zigafasha abakene. Ariko Yesu abimenye aramubaza ati uyu mugore muramuterera iki agahinda, ko ankoreye umurimo mwiza? Abakene muri kumwe n'ab'iteka, ariko njyewe ntituri kumwe iteka. Igitumye uyu mugore ansukaho ayo mavuta ku mubiri ni ukuwutunganiriza guhambwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Yuda agurisha Yesu. Hanyuma umwe muri abo 12 witwaga Yuda Isikariyota asanga abatambyi bakuru, arababaza ati mwampa iki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30, aherako ashaka uburyo yamubagenzereza. Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuye, abigishwa begera Yesu baramubaza bati urashaka ko dutunganiriza he aho uri burire ibya Pasika? Arabasubiza ati mujye mu murwa kwa Ntuza mumubwire muti umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe ntihari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Bakirya arababwira ati ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Barababara cyane, baherako bamubaza umwe bati mwami ni njye? Nawe arabasubiza ati uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati mwigisha ni njye? Aramusubiza ati wakabimenye. Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibara, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Yesu ahanura ko Petero ari bumwihakane 3. Maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese iri joro
ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri, umukumbi w'intama usandare. Ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galilaya. Maze Petero aramubaza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagushe, njyeweho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati, naho byatuma mpfana nawe, nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigisha bose bavuga batyo. Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Maze Yesu agirana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa bati, nimube mwicaye aha, nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yinjira imbere ho hato, arunama arasenga ati, Data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu mosha. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati, Data niba bidashoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka, asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, arongera abasigaho aragenda. Asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze agaruka aho abigishwa bari, arababwira ati, musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari bugufi. Bafata Yesu. Akibivuga, Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo, giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko, ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwundi busome ni uwo mufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati, ni amahoro mwigisha. Aramusomagura. Yesu aramubwira ati, mugenzi wanjye, kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akura inkota ye, ikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyoherereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo, ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiriye kuba? Uwo mwanya Yesu abaza igitero ati, harya muhujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo? Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga.
Abatambyi bacira Yesu urubanza rwo gupfa. Abafande Yesu bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru, ariho abanditsi n'abakuru bari bateraniye. Petero amukurikira arenga, ahinguka agera ku rugo rw'umutambyi mukuru, arujyamo yicarana n'abagaragu ngo arebe amaherezo. Maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica, barabibura. Nubwo haje abagabo b'ibinyoma benshi, hanyuma haza babiri bavuga bati, uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati, ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo bakureze? Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru aramubwira ati, nkurahirije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo, umwana w'Imana. Yesu aramusubiza ati, wakabimenye, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona Umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana, aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvise atyo, ashishimura imyenda ye ati, arigereranyije, turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe. Muratekereza iki? Baramusubiza bati, akwiriye kwicwa. Nuko bamucira amacandwe mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi bati, duhanure Kristo, ninde ugukubise? Petero yihakana Yesu. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'Umunyagalilaya? Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize